bamwe batangiye kuvuga bati ayo mafaranga agiye gupfa ubusa, abandi bakavuga bati ibyo ngibyo rwose ntabwo bikwiye, ayo mafaranga yo kugira ngo ekipe y'igihugu isohoke ahubwo bayakoresha ibindi bintu. Ngira ngo ni imikino ngaruka kwezi ya FIFA, ni kuri calendrier ya FIFA, aho ekipe y'igihugu Amavubi ifitanye umukino na ekipe ya Senegal. Uwo mukino ngo ukaba uzabera mu gihugu cy'Ubufaransa mu kwezi gutaha kwa 11. Ngira ngo abafana, bamwe mu bafana ntabwo ari bose, batangiye kuvuga bati ayo mafaranga rwose ekipe y'igihugu Amavubi igiye guspendinga niyahagarike cyangwa se nibabireke, ati kuko n'ubundi nta kintu bimaze. Abandi nabo bati ayo mafaranga yashaka cyangwa bashaka ikindi kintu bayakoresha. Abandi nabo bati rwose ibyo ngibyo uwo mukino ntago waba cyangwa se umukino ntago ukenewe. Ariko ngira ngo ku banyamupira cyangwa ku bantu bazi umupira by'umwihariko bakomeje kuvuga bati ibi ngibi bizagira akamaro ekipe y'igihugu Amavubi. Abandi bati buriya gufata ekipe ukagenda ishakira imikino ikomeye ya gishuti ni imwe mu bituma abakinnyi bamenyera cyangwa se bakagira experience iri hejuru. Ati kuko buriya ekipe ya Senegal kuyifata ukayihuza na ekipe y'igihugu Amavubi, burya kabone niyo Senegal yagenda cyangwa se yadutsinda, ariko byibura abakinnyi baba bafite ikintu biza. Ati burya gufata umukinnyi ukomeye ukamuhuza n'umukinnyi wundi udakomeye, bityo ni byinshi ashobora kuba yamwigiraho. Abandi bakavuga bati perezida wa Ferwafa Bwana Shema Fabrice ati rwose ari mu ngamba kandi akomeje gukora ibintu byiza. Ati uyu mugabo nitumukomezanya ni byinshi azatugezaho. Ngira ngo imikino yo FIFA cyangwa se ni imikino iba iri kuri calendrier ya FIFA, ni imikino imarira ama ekipe menshi akamaro. Abenshi bagiye bibaza bati se ubundi amafaranga akoreshwa cyangwa amafaranga iyo mikino ayigendaho n'ay'ibihugu cyangwa ni FIFA iyatanga? Ariko ngira ngo amakuru ahari nuko ngira ngo hari amafaranga igihugu gikoresha cyangwa igihugu gitanga, ndetse dore yuko icyo FIFA yo itegura ari calendrier, ariko hakaba hari udutips cyangwa se hari udufaranga dukeya FIFA nayo ibishobora gushyira muri ekipe kugira ngo byibura hagire utuntu dukeya igenda ayifashisha. Ngira ngo ni match abenshi bamaje kuvuga bati Amavubi azarya ibitego 12, abandi nabo bakavuga bati Amavubi agiye gutembera mu Bufaransa ndetse no kurira cyangwa se no kwirira isi ahangaha nizatayemezo ku mihanda. Ariko nanone ku banyamupira bakavuga bati bizagirira akamaro abanyamupira, by'umwihariko bizagirira akamaro ekipe y'igihugu Amavubi, kuko buriya uko igenda ihura n'ama ekipe akomeye, abakinnyi cyangwa n'umutoza agenda agira experience. Abandi nabo bakavuga bati byose ni kimwe mu gihe tugifite umutoza Adela Murush, ati tuzarya umuba w'ibitego. Wowe ni gute wumva iyi match? Ese koko Amavubi cyangwa uyu mukino ntago wari ukenewe? Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tahatibu World, ni mwaje twise Tahatibu update, aho tugeza amakuru abagiye acicikana muri sport by'umwihariko no muri showbiz. Njyewe nitwa Eni Yusufu, duhure muri comment mutubwira uburyo cyangwa se iyi match akamaro kayo, ushobora kuba ukunda umupira by'umwihariko cyangwa se ufite amakuru menshi ku mikino cyangwa kuri iyi mikino iba iri kuri zone ya FIFA by'umwihariko. Genda udukurikira kuri social media zacu zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook, zose zitwa Tahatibu TV. Duhure muri comment.